urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyiza dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rifite inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo shira imbere kwitabira amateraniro. Turasoma Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 25 haravuga ati: twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bagira babikora, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Kimwe mu bintu ugomba gusobanukirwa no kwitaho cyane ubwo dutegereje kugaruka k'umwami kwegereje nicyo Bibiliya ivuga mu Baheburayo 10:25. Ubusemuro bwa NIV buravuga bati: ntitureke guteranira hamwe nk'uko bamwe babigize akamenyero, ahubwo reka duterane ishyaka ndetse turusheho uko tubona urya munsi wegereza. Haleluya. Niba ugaragara ko udashitse muri iki gice, ukaba utita cyane ku kwitabira amateraniro mu rusengero, ukeneye guhinduka ukabigira iby'ibanze. Hozaho mu kwitabira amateraniro, kubera ko mu nzu y'Imana wiga ijambo ry'Imana ndetse ugashinga imizi mu kwizera. Ibi si ibyo wahitamo gukora cyangwa kudakora, ahubwo ni ibwiriza risobanutse kuri buri mwana w'Imana wese. Uyu munsi hari amakuru menshi arwanira umwanya wawe. Iyi ni iyindi mpamvu ugomba gushyira imbere kujya mu rusengero. Ntukibwire ko ubizi kubera kubitekerezaho gusa. Oya, ibyanditse twarabihawe ngo bitwigishe, biduha amakuru ndetse n'umucyo ku bintu by'Imana. Umwami Yesu yaravuze ati: mushakishe mu byanditswe. Yayivuze muri Yohana 5:39. Ndetse na Paulo yarigishije ati: iga ijambo muri Timoteyo 2:2:15. Ni ubuhe buryo se bwo kwiga no gusangira ibyanditswe buruta kubikorana n'abandi bakristo mu rusengero? Mu isezerano rya kera Imana yategetse Abisirayeli guterana mu bihe byagenywe. Mu isezerano rishya iryo hame rigumaho. Ugomba kuza mu nzu y'Imana. Ntabwo ari ukujya mu nsengero zitandukanye buri cyumweru, ahubwo itange ubuzwi ndetse witabira ibikorwa bibera mu muryango wawe w'itorero. Ibwire abayobozi b'itorero ndetse bakumenye. Ihuze n'umuryango w'Imana. Urukundo ukunda abandi bakristo ni ubuhamya mu mwuka wawe yuko wavuye mu rupfu ukajya mu buzima, nk'uko muri Yohana 1:3-14 havuga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Mushumba arasoza avuga ngo jya mu nzu y'Imana ndetse uboneke, kugira ngo umwuka w'Imana akuganirize binyuze mu ijambo. Bibiliya yita itorero inkingi y'ukuri igushigikiye, igisonga cyihishurirwa. Rero shira imbere kwitabira amateraniro ndetse ureke ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwawe, uze mu bwiza bukomeye, uva mu bwiza ujya mu bundi bwiza. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho. Ndavuga nawe usubiremo uti: data mwiza, urakoze kubw'amahirwe yo kuba mu muryango wawe. Nitangiye kwiga no kubaho nkurikije ijambo ryawe, nkaboneka ndetse nkaba umunyamuryango witanga mu muryango w'itorero, ndetse nkagaragariza abandi urukundo rwawe. Ijambo ryawe rirantoza kandi ngendera mu mucyo waryo buri munsi. Ntera imbuto ziguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengera iri jambo turasoma Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 25, Yohana ibice 5 umurongo wa 39, na Timoteyo 2 ibice 3 umurongo wa 14. Murakoze cyane, muri umugisha
nawe ubutaha. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, nawe ubutaha. I'm sorry.